Umukazana wanjye. Gahunda zacu naje guperereza nsanga umuntu uzivangamo agashaka no guteranya n'abari abavandimwe bacu. Arura mushiki wanjye. Ubu rero mu nzira mfite ngo tuje inama turebe uburyo twamwikiza. None se muze urumva twamwikiza gute? Nuko twabikora ntangaha numva bavuga ko ari utuntu tw'udukecuru ngo turoga. Hareba nk'agakecuru gashoboye uwo mwuga wenda tukazagashakira igihembo kakamudukiza. None se muze ibi bintu ko byazatugiraho ingaruka? Uyu mwana arasha ingaruka zizi ezo ziko umuntu wapfuye yahangana natwe bazima. Dore weho bikore gusa uriya muntu atubera intandamyi. Reba ejo bundi gahunda twari twifitiye, reba ukuntu yatubera intandamyi akaza kuduteranya n'abari abahungu. Nubwo nabizinzitse urabona ataragiye kuduteranya n'abari abahungu, wokora umuti gusa ibindi uzabimbaza. None se umugabo wanjye naramuka bimenye kandi uzi neza ko bakundana na nyirasenge, nibumva ko yapfuye kandi ari njye wabigizemo uruhare, urumva ibyo bintu tuzabakira? Ariko njye nakubwiye ko ndi umuntu mukuru kandi ibibazo byaba ari abana ndabizi ninjye bireba. Ese nawe ko nzi yuko utari indondogozi, ari abana bazabibwirwa n'iki? Wowe tuzabika ibanga kandi n'abari abana babimenye kamemu hari uburyo nabigenza ariko tukabana nabo. Wongirira icyizere nzi ko nta kibazo kizabamo. Ni byiza turamutse tumukize nyine, ariko se kari agakobwa kagira amagambo ko tuzagakizwa n'iki? Ariko se ntuzi ko mfite ibintu tuza kari agakobwa kagira amagambo icyo tuzagakorera. Ngiye nzashaka abasore b'imbaraga, uzi ko hano mu kidaniro bamo, ngiye kubashaka bagakubite bakihaniza. Noneho nikanga kumva ko kagomba kuducikaho kuri gahunda zacu twembi twifitiye. Ngewe kari agakobwa nzahaba ari abasore inka bazagaterura bagatereka hano muri giciye, kazongera se kuvuga iki katakiri. Muze iyo gahunda niyo tugomba kubishyira mu bikorwa, ahasigaye urukundo rwacu rugakomeza. Aha sawa, c'est très bien. Gahunda niyo, ubwo igisigaye nitubirangiza urebe ko hari ikintu uzigera umburana. Ariko se mugabo wanjye, umukobwa bita Ariette waba umuzi muri iyi karitsiye? Ariette? Iryo zina ntaryo nzi. Ariko se buriya murumuna wawe nta kintu yakubwiye kuri iryo zina mvuze? Se murumuna wanjye ko nta iryo zina ntaryo yambwiye. Ahubwo se wowe kuri kubimbaza cyane, niba hari amakuru waba ubifiteho wambwira nanjye nkayamenya. Amakuru ndayafite. Ngiye kongera kubona mukeba wanjye. Rubuga rwose ibintu byashyushye nyine hahiye hatwitse. Rubuga twataramye agiye kwishumbusha. Rubuga agiye kuba umugabo yamenye ubwenge. Ariko nyirama, Rubuga ntiyagize igitekerezo cyiza. Kiriya kintu nanjye ndakimushimiye. Umva rero, hari umukobwa bita Ariette, niwe uri gukundana na Rubuga, bahitinze ahubwo dushaka intwererano. Oya, nuko nyine byari bitinze kuza, nari nanze kwibaraguzwa. Nanjye iryo zina Ariette Rubuga yarimbwiyeho, kandi ambwira ko uwo mukobwa bakundana kandi ngo bahereye kera. Noneho ambwira ko ashaka kumwishumbusha. Narigize ngo ni iby'abagore n'amagambo y'abagore nkatwe tugenda tubara ibyo tutazi. Niba nawe yarabikubwiye rero, ubwo nyine nibyo nakundi. Oya, Rubuga ni umwana wo mu rugo, tugomba kumushyigikira tukamutera ingabo mu bitugu, nawe akongera akabona ko nibura yagira umugore akarega kubaka urugo. Ahubwo se nyirama, Alice ko ntaheruka kumubona muri uru rugo,
kuveje ko ntigeze mubona yaba ari hafi yagiye he? Alice naramwirukanye. Yego nabikoze nakugishije inama, ariko nabikoze nk'umugore mu rugo, nafashe umwanzuro ndamwirukana pe. Ye? Waramwirukanye? Wirukana umwana wo mu rugo? Ariko se Nyirama, ubu ko kurajya wituma witure? Nibyo, umwanzuro nawe ufashe. Simushaka muri uru rugo rwose. Oya, Nyirama, iyo myanzuro wafashe ntabwo ariyo. Ntabwo wakagombye gufata imyanzuro yo kwirukana umwana mu rugo utanyishije inama. Ndagusaba kugira ngo uyihindure. Ugarure umwana mu rugo, cyangwa se niba utayihindure nanjye mfate imyanzuro nk'umugabo. Ariko abagore turasuzugurwa koko. Kuki wumva ko wafata umwanzuro mu rugo ukubahirizwa, ngewe nawe ufata ntiwubahirizwa? Ese twe mubona tudatekereza cyangwa? Yesi, oya, simvuze kudatekereza, kuko ntabwo nazanye umugore udatekereza, ariko ugomba kumugarura, ndabivuze nk'umugabo. Ngo ndabivuze nk'umugabo? Ubwo twebwe mubona ntabyo kuvuga tugira. Muvuga se muvuga iki? Nta jambo ry'abagore. Banavuze ukuri ku rugo ruvuze umugore ruvuga umuhoro. Ngewe ndavuze ngo umwana agomba kugaruka mu rugo. Umwana ngagomba kugaruka mu rugo. Nintamugarura se azakora iki? Nta n'uwo nzagarura. Mwirukanye mbishaka sinzanamugarura. Niko bana ba. Aka karwa shahu gasigaye kengegwa hehe sha. Aya ni amazi afutse papa. Nagize ngo naka. Aho duhuza karyohe rwose. Karyohe rwose shiri. Aya mazi aramuze. Yego. Aka kayoga rwose ni kazima. Ariko muze. Inzoga rwose imungu rwose akuye Kigali atuzaniye akayoga keza. Niko mwana wa. Kaho gira ibyo umbwira sha ku masezerano wari warambwiye. Muzehe rero aka gacupa ubona turi gusomera hano gafite impamvu n'ijambo n'inkomoko yabo. Yego sha umwana wanjye, rega amasezerano tugirana bari menshi. Iyo mpamvu nshaka kugira ngo numve impanuro y'inzoga mwana we. Oya natubwire rwose. Ndikumva inzoga iryoshye. Yese nemeruka no kuyinywa. Muzehe rero inkomoko y'aka gacupa nakubwiraga ni igiteye gutya. Ubu nsigaye rwose nariheye umwana w'igitangaza rwose. Uyu mukobwa ureba hano muzehe, uri kumubona? Ndamubonye wararambagije mu mukobwa rwose no mu mwijima aramurikira nkareba nkabona. Uyu mukobwa rero nagize ngo muzane hano mukwereke nk'umusaza amenye sebukwe, mwereke abavandimwe amenye mukuru wanjye, amenye mukeba we. Sheri, umuryango wanjye ni uyu nguyu rwose. Mbega mwana wanje karambizi, ngo wararambagije. Wabonye ibyo Rubuga yakoze? Uru mukobwa mba ndogarukimirana. Uyu mwana yararambagije pe, nuko sha Rubu wakoze ejo ndaguha inka ndakapfusha imirimbo. Ariko se Rubuga murumuna wanjye, nshimye ko utweretse uyu mukobwa mwakundanye. Ubu muri guteganya iki, muri gutegura iki muri iyi minsi? Ubu nyuma y'ibi ngibi turanywa gusa cyangwa hari ikindi tugomba gutegura? Umva rero umuzehe, reka nkwibandeho nani wowe mukuru. Karambizi kubyo yarambajije ntabwo kubereka umugeni birarangirira hano gusa. Ubu nge n'uyu mukobwa rwose mwiza mureba hano Ariette dufite umushinga ukomeye. Vuba bidatinze aha rwose tuba twarushinze nge nawe, twamaze kubyemeranyaho rwose kabisa, n'Imana irabizi. Mwabyemeranyijeho? Niba ari ibyo ngibyo ku buzima bwacu. Ku buzima bwacu rwose. Wenda Umukazana. Umva Umukazana wanjye, aba ngabo ubona bose narabahaye ntawe nini.
none uyu muryango ushakiyemo ni umuryango ukomeye ntabwo gujegajega. Kuba wemeye kubana n'umuhungu wanjye, umva sha Karambi, ndakumva papa. iriya nka y'ifirizone imwe iziritse hirya za zindi, imwe imaze ibyumweru 2 byayo, ndagusaba ko muyohereza k'uyu mukobwa mu gihe batarabana, mu gihe tukinogose iby'ubukwe, ibimukamirwa banywa amata. Wabyumvise mukobwa? Yego nabyumvise. Ubwo rero muzehe, gahunda isigaye ni iy'ubukwe, ahubwo mutangire mwitegure uko ikirori cyacu kizagenda, kandi nizeye ko rwose ahari ubushake n'imbaraga zirahari tuzabikora neza, nta kizatunanira. Umva mwana wanjye Rubuga, twavuguye ko twiteguye njye n'uyu muryango, uzi ko ibintu bihari. Ubu gahunda uzatubwira igihe tuzaturira inzoga, ubukwe butahe nta kibazo. Niko Rubu, ni gute wifata ukanyerekana mu muryango wanyu nene ukongeraho ngo turakundana ntarabikwemereye? Ariko seri koko nyuma yo kukubwira ko ngukunda urabona hasigaye iki koko? Byumve ko ngiye ngukunda kandi gufite ku mutima, kukwerekana mu muryango ni urukundo rwinshi ngufitiye. Ngewe naje nje kugusura bisanzwe, ntago naje rero ngo unyerekane mu muryango wanyu. Erega sheri, kunzura bisanzwe, rega ngomba kukwerekana n'umuryango ukakumenya. Ngiye naragukunze, ngomba kugukundisha n'umuryango bakakubona bakumva ko ari wowe nkunda. Ibyo wakoze ntago mbyumva na gato pe. Cyumva ari Ariette koko, ariko nzakugirene ko ngukunda kubizi. Oya ntago mbyumva. Ko umwamikazi w'umutima wanjye Ariette. Shimye ko wavuze mu muryango wawe ko tugiye gukora ubukwe, none nge nawe nitutabukora uzababesha iki? Ngo tutabukora Ariette do ni izina ry'Imana nasara. Uje wibuka ko ntabikwemereye. Wumve nge nasara ukore natunguye pe, ntakubonye tudakoze ubukwe nge nawe Ariette. Ubu se ninde wundi koko nazabona wangira mu mutima nkumva ndamukunze? Ariette ntibibaho, nasara. Uravuze ngo wasara? None ko nari mfitanye ubukwe n'undi musore biragenda ute? Urumva utagiye guseba mu muryango? Umva ndakwiyemye wa mukobwa we, ayo magambo y'abasore ngo ufite abasore ndakwiyemye ntabwo ushaka kuva mu mutwe wanjye, utazatuma tubipfa. Nako nkabonye ako kakajya nagashwanyaguza ngewe. Ariko sariye urinda umbwira ngo nibyavamo, uvuye hari papa ataguhaye inka kutayanze, kutavuga ngo ntayo nshaka, cyangwa ushaka guhombya umuryango wacu noneho ngo undindagize mbe ndaho nk'ikintu ndaho nasamye. Ariko wabonye uvuga cyane ntacyo ngusubiza ugira ngo ndakwihoreye. Nkurindagiza se wagiye kunyerekana mu muryango wanyu mfitanye nawe gahunda? Wikaraga ibikize.